Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza? Yesu ashimwe cyane. Muri aka kanya rero nje kubigisha guteka kinyarwanda, guteka mu nkono ya kinyarwanda. Inkono ya kinyarwanda mujya mwumva, abenshi muri ubu ngubu ntabwo muzizi. Zizwi n'abantu ba kera, abantu bari mu kigero nk'icyanjye, abantu bakunze kuba mu cyaro, abo nibo bazizi. Abatazizi rero nagira ngo mbigishe guteka mu nkono ya kinyarwanda ibikozwe mu ibumba. Ikorwa n'abanyarwanda nyine bakunda kwitwa ko nyine basigajwe inyuma n'amateka. Mujya mubabona no mu mijyi, mujya mubabona bazengurukana utuntu nk'utu, dukoresho nk'utu ngutu, imbabura, yego. Iki rero iki ndi kubereka, kino gikoresho cyitwa icyungo. Akenshi bagitekamo imboga, murakibona. Iyi nkono ikaba ikoze mu ibumba, ni ubutaka bw'ibumba buba mu gihugu cy'u Rwanda, ahantu hose mu tubande ubwo butaka buba buhari. Ibyo bitaka biba bihari, bakabifata bagahonda amabuye bakayashyira, bafite ukuntu babivangavanga, noneho bakayikora kuriya mureba, ukabona ko nyine ushobora kuyifashisha igihe icyo ari cyo cyose, aho ariho hose wayitekamo nta kibazo. Ushobora kwibaza ese bayitekamo gute? Iyo ikiri nshyashya rero ntago uhita uyitekamo ibiryo ako kanya, urabanza ukayoza n'amazi, wamara kuyoza ukayishyiramo amazi ukayacaniramo. Ubu nicyo ngiye gukora. Mu kinyarwanda nimba nkishe ababizi cyane kundusha mu nkosore, babyita kwangura inkono. Urabona uyu ni umufuniko wayo, nk'uko muzi ko nyine ni uko uba umeze. Nk'uko muzi ko isafuriya igira umufuniko, n'iyi nkono ya kinyarwanda igira umufuniko. Murabona nashyizemo amazi, muri kuyabona dore ngaya. Aya mazi ngiye kuyatereka ku ziko. Ngiye gutereka ku ziko, ncanire bibire kugira ngo ndebe nimba inkono yanjye yabikomeye. Yego, niba barayikoze mu buryo bukomeye. Mu by'ukuri iyi nkono yo gutekamo ya kinyarwanda, ibintu byose wabitekamo. Watekamo ibijumba, watekamo inyama, watekamo ibinyamafufu, watekamo ibishyimbo, watekamo imboga, watekamo ibirayi, umuceri. Hari n'abatekamo ubugari, hari n'abasongamo ubugari nyine mu nkono ya kinyarwanda. Muzajye kubireba ku munsi w'umuganura. Ku munsi w'umuganura nyine bakunda guteka ubugari nyine, umutsima w'amasaka mu nkono y'inyarwanda. Yego, ariko jye si cyo ngendereye, gende kukubwira ko ibintu byose uteka mu isafuriya wanabiteka no muri iyi nkono. Yewe bibaye ngombwa na keke wayitekamo kandi yashye wayitekamo igahiramo. Urabona rero ko abanyarwanda bazi ubwenge. Abanyarwanda ni abahanga cyane. Bivuze ngo mbere y'uko abazungu baduka ngo mu Rwanda batuzanira amasafuriya, batuzanira ibikoresho byo gutekamo, ibi byose, ibi bintu by'inkono za kinyarwanda nibyo abanyarwanda ba kera batekagamo. Twe turi abanyarwanda ba vuba, abariho ubu mwese muri abanyarwanda ba vuba, ariko inkono za kera murazizi. Niba uzi ko ngana nk'uko ngana, hakaba hari n'abakuruse, iyi nkono barayizi, yitwa icyungo cyangwa se inkono y'ikibindi mo kimwe, wavuga ibikoroheye. Sawa rero, ubu maze gushyiramo amazi, ngiye kuyitereka ku ziko, amazi abanza abire, namara kubira nibwo noneho mpita ntangira gutekamo amafunguro asanzwe. Ubwo turaza kongera kubonana ngiye gutekamo amafunguro asanzwe, ariko mbanje kuyicekinga, kuyisuzuma nkareba, aricyo bita kuyangura mu kinyarwanda. Hanyuma nimbona ari nzima ikomeye ndayitekamo. Wanakarangamo uburyo uteka ubwo ari bwo bwose mu isafuriya.
no muri iyi nkono wawutekamo. Murakoze rero, ubu ngiye kuyitereka ku ziko, ndaza kubereka yavuye ku ziko. Ndayitereka ku mbabura, nta mashyiga ya kinyarwanda ngira ariko mfite imbabura, ubu niyo ngiye guterekaho. Yego, icyo ntaramenya sinzi nimba wayitereka kuri gaze ariko ku makara ndetse no ku nkwi zisanzwe niho bayitereka. Yego, ntugende rero udakoze subscribe, like and comment, ukanasharinga n'inshuti zawe. Ndongera kubasaba mujye mureba video, nufungura video ujye uyireba uyirangize, uzajya ubundemeye. Ibifite iminota itarenga 10. Iminota 10 niyo myinshi nkoresha, ubundi bari 8, 6 gutyo mu mavideo yanjye. Murakoze, twagiye guteka ku ziko. Yes, icyungo cyanjye rero ngiki namaze kucyangura, mwabibonye ni kizima kirakomeye. Ubwo noneho ngiye gutekamo ibirayi. Naramutse gutekamo ibirayi. Ukuntu ngiye kubigenza, ubundi iyi nkono uyitekamo boilingi. Boilinga ni ugutogosa, ukabitogosanya n'amazi nyine. Ubu nicyo ngiye gukora, warangiza kandi ushobora no kuyikarangamo. Byose ndabikora. Ngiye gushyiramo ibirayi bitogosemo, hanyuma nindangiza ndaza kubivanamo nanabikarange mu cyungo. Murabibona nacyogeje, nacyanguye nyine n'amazi. Ubwo ngiye gushyiramo ibirayi byanjye mbitekemo. Ushobora kwibaza ariko abantu bo mu cyaro bateka mu nkono z'inyarwanda bakaranga muki? Akungo nako gakarangamo. Inkono y'inyarwanda nayo uyikarangamo, uyitekamo kinyarwanda bisanzwe ariko ukanayikarangamo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore like and comment. Yes. Icyungo cyanjye rero maze gushyiramo ibirayi, murabibona. Ubu ikindi ukurikizaho ushyiramo umunyu kugira ngo ukawukwiza hose, warangiza ugasukamo amazi abirengeye kugira ngo bidacenjinga kare cyangwa se bidahindura ibara. Hanyuma turakurikizaho gupfundikira kugira ngo bitaza gutokorwa n'umufuniko wacu mwiza. Mwabibonye, ubu ngiye gutereka ku ziko ku mbabura, niho ngiye gutekera ubu ngubu. Yes, murabibona rero nteretse ku ziko nyine, ubu ndacaniriye. Nibiza kumara gushya ndakurikizaho kubikaranga. Ndi bubigenze ndabikuramo muri kiriya cyungo, hanyuma nindangiza ntyoze neza gike, nongere kandi nkarange mu cyungo. Ndagira ngo mbereke ko ushobora gukaranga, ariko ushobora no gukaranga ugacamutsa amavuta mu ikindi kintu, hanyuma ugasukamo muri icyo cyungo, ukavanga n'ikimamiyo, ukaba urahishije. Ibyo biryo biba biryoshye mwa bantu. Nuteka mu cyungo ntuzongera kwifuza, mu nkono y'inyarwanda ntuzongera kwifuza guteka mu isafuriya, kuko biba biryoshye cyane bikomeye. Kapfundura urebe, ushobora kwibwira ahari ko nkubeshya, ntabwo ari nibyo, niho ntetse rwose, uretse urebe. Yes, ibi birayi biraba biryoshye. Ubu mbikarangisha iki n'ibishyara, amamesa, ubuto, sinzi. Okay, sawa. Naho mu kanya rero reka dutegereze bishya.
Yes, ibiryo byanjye rero byahiye, maze kubikura mu cyungo, mbikuye mu cyungo kugira ngo ndanacyoza kugira ngo ngikarangemo. Murabona asutsemo amavuta yo gukarangisha. Ubwo kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko abo ngiye kugaburira bansabye ko mbatekera imvange. Ubwo nahise nshyiramo ibishyimbo kugira ngo mbatekere imvange. Nk'uko bisanzwe nyine amavuta urateka, urabona ari mu cyungo nyine uko usanzwe ubizi. Namara gushya turashyiramo ibitunguru. Nabyo nibishya duhita dushyiramo ibiryo noneho tuvange n'ikimamiyo. Ibitunguru urabona ko mbishyizemo, ndarindira bishya. Ukuntu ibitunguru bishya murabizi bihindura ibara. Abakobwa mutazi guteka mujye mureba kuri Tantine Jackie Professional mwige guteka rwose. Ejo nimushaka abagabo muzajya menya gutekera abatware banyu neza. Si ngombwa ngo ube uri umukire, uko waba uri kose wateka ukagaburira umuryango kandi neza. Yes. Igitunguru cyacu rero kirahiye. Ubu tugiye gushyira no ya mvange rero. Tugiye gusukamo imvange hanyuma tuvange n'ikimamiyo. Tudahisha ikirusha nicyo cyiza. Yes. Akavange karyoshye cyane, ugafata nyine ugahita utera hejuru. Amavuta nyine arivanze n'ibiryo. Ngayo nguko. Ngiyi imvange yanjye rero irahiye. Mu kanya duhurire ku meza. Urabona ko niba uri mu mujyi ukaba waramenyereye guteka mu masafuriya, ku bindi bintu, nujya mu cyaro uzahasanga izi nkono za kinyarwanda. Ni uku nguku uzazitekaho.